munsi no gutangaza ku mugaragaro gushyira hanze gahunda n'icyerekezo cy'akarere mu iterambere ry'ubukerarugendo mu karere kacu ka Rubavu. Nk'uko mubibona iyi gahunda yitwa Rubavu nziza. Akarere ka Rubavu ni akarere keza, ni akarere k'amahumbezi nk'uko mubibona, ni akarere gatatswe n'ibyiza bitandukanye, haba ari ikiyaga cya Kivu, umucanga mwiza dufite ahangaha kuri Kivu Beach. Uyu munsi rero muri Rubavu nziza twihuse cyane nyakubahwa gavana, nagira ngo mbabwire ko akarere mu cyerekezo cyako ni irembo ry'ishoramari, ni irembo ry'ubucuruzi, ubushabitsi, ni irembo mu by'ukuri riha amahirwe abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga hirya no hino ku isi. Tukaba rero muri iryo rembo uyu munsi tuvuga ngo buri wese tumuhaye ikaze muri Rubavu nziza. Muri zimwe mu mahirwe dufite asobanura Rubavu nziza, Rubavu nk'akarere keza, nk'akarere katatswe n'ibyiza bitandukanye, gaha amahirwe ba mukerarugendo baturuka ku isi hirya no hino ku isi. Twagira ngo dutangire tubatunguza ubukerarugendo buteye imbere bushingiye ku muco n'ubworozi bw'inka bukorerwa mu ishyamba mu nzuri za Gishwati. Ngira ngo murabizi iyo tuvuze ku ibere rya Bigogwe tuhasanga ibitangaza, tuhasanga inshuti z'u Rwanda, tuhasanga abanyarwanda benshi bashimishwa no gukama no kunywa no amata bikamiye kumasha. Ibyo byose bikaba biri muri Rubavu nziza. Dufite imisozi ku bantu bakunda kurira gutembera mu misozi itandukanye. Dufite umusozi wa Muhungwe ubu ngubu watangiye kubyara umusaruro ku bawusura batandukanye. Dufite imisozi nk'umusozi wa Rubavu, ubu ngubu twavuga ko ari ubwiza bw'umujyi w'akarere ka Rubavu, kuko ni umusozi uri mu hagati mu mujyi, uzengurutswe n'imihanda ya kaburimbo, aho tuteganya no muri siporo gukora kuzenguruka tugenda n'amaguru ku bageze mu zabukuru, tugenda dutegura amarushanwa y'amagare awuzenguruka ariko utavuye mu mujyi wa Rubavu. Tukagira ndetse n'ingendo night run tumaze kumenyera dukora nijoro ku mugoroba, amatara yaka, aba mukerarugendo, abaturage bagasabana, kandi mu by'ukuri bigatuma n'imyaka yo kubaho y'abanyarwanda n'abagenda mu gihugu cyacu irushaho gukomeza kwiyongera. Ku kiyaga cya Kivu muraza kubona muri Rubavu nziza hashingiwe ku kirango kiranga. Dushimira cyane abanyarwanda, urubyiruko, ubuyobozi bw'ishuri ry'ubugeni rya Ecole d'Art ya Nyundo. Mu by'ukuri nibo badukoreye iki gihangano mu marushanwa yateguwe ku bantu benshi. Kuri ubu ngubu akaba aribo batsindiye iki gihembo. Nk'uko muza kubibona harimo n'uburobyi. Murabona ariya mato atatu bashyizemo, ni amato agaragaza abanyarwanda n'inshuti zabo bari mu kiyaga cya Kivu baroba. Muzi ko dufite isambaza nziza, dufite amafi ava mu kiyaga cya Kivu. Ubu bukerarugendo rero bushingiye ku burobyi bw'isambaza nyakubahwa gavana bukaba bumaze nabo gutangira gutera imbere. Turashishikariza ba mukerarugendo, turashishikariza abanyarwanda mu byiciro bitandukanye gusura abarobyi, bakareba uburyo uburobyi bukorwa nijoro ndetse n'umusaruro n'amahirwe bitanga. Dufite amahoteli menshi akora ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, dushimira cyane, atanga serivisi nziza.
murabona ko tutewe ubwuzu bwo guhurira ahangaha ku mwaro w'ikiyaga cya Kivu aho tuganirira ubu bwiza n'ubwiza budasanzwe mu turere twose twinshi, mu by'ukuri ikaba ari bwo bwiza butatse akarere ka Rubavu. Mu bukerarugendo nanone iyi Rubavu nziza muri gahunda y'imyaka 5 dufite umusozi wa Rungaje aho tugomba kubaka hoteli y'inyenyeri 5 iri ku Mashyuza. Kugeza uyu munsi Amashyuza arafasha ba mukerarugendo batandukanye, abanyarwanda bavuye hirya no hino mu gihugu kwishimira ubwo bwiza ndetse n'amahirwe Amashyuza atanga. Kuri ubu ngubu tukaba dushishikariza buri wese kuza. Mu by'ukuri ntitutinya no kuvuga ko ari umuti ku bageze mu zabukuru, ni umuti w'imitsi. Iyo abantu baje bakoga mu kiyaga cya Kivu bagashyiraho no kwishimira ubwiza bw'Amashyuza, hari ubuhamya bwinshi tumaze kwakira bw'abaturage bacu batubwira ko bari bafite ibibazo by'imitsi, bari batangiye kurwara za rubagimpande, ariko Amashyuza akaba yarabavuye. Turasaba rero buri wese tumuhaye amakuru, tumwereka ko imyaka yose waba ufite kuza ugatembera ugasura akarere ka Rubavu ukagera ku Mashyuza, mu by'ukuri wahavana byinshi, wahavana no kuramba. Kandi kuramba turabizi ko buri wese yifuza kuramba kugira ngo abashe kwishimira ibyiza igihugu cyacu kigenda kigeraho. Dufite amahirwe menshi aboneka muri siporo, tukaba ngira ngo mbwire buri wese uri ahangaha mu gihe cya vuba aha turaza kuba dufite icyumba gikorerwamo inama zihuza abantu benshi bagera kuri 500-600. Abo bose akaba ari amahirwe kuko bazakenera aho gucumbika, bazakenera serivisi zitandukanye, bazakenera amafunguro. Ibiro biraha amahirwe n'abahinzi bacu, aborozi bacu gukomeza gushora imari mu bikorwa byabo bakora no kubyagura, kugira ngo igihe izi nama mpuzamahanga tugiye gutangira kwakira uhereye umwaka utaha, nazo abantu bazajye babasha gutanga serivisi nyinshi kandi nziza, bityo Rubavu ikomeze ibe nziza kandi dukomeze tubone byinshi tuvana mu bikorwa dukora by'iterambere kugira ngo tubashe gukomeza gutera imbere. Mu bucuruzi bwambukiranya amahanga tumaze kugira ubushobozi ibyo twakwita bonded warehouses nyinshi zishobora kubikwamo ibicuruzwa byose uwo ari wese yaba afite, bikambuka bigana mu baturanyi cyangwa se no mu mahanga ya kure. Ibiro byose ni amahirwe nyakubahwa gavana, nkaba muri make ari ishusho nabahaga y'ubukerarugendo. Ubwo ntabwo ntinze cyane kuri Congo Nile Trail, aho abantu bashobora kugenda n'amaguru bakagenda basura imisozi itandukanye, uruhererekane rwayo rugize Congo Nile. Hanyuma hakaba hari inzira zateguwe, tukaba nanone nk'uko mubizi mu mezi make ari imbere Tour du Rwanda ntisiga inyuma akarere kacu ka Rubavu, ndetse umwaka utaha tukaba twaratangiye n'imyiteguro igamije gutegura Ironman 70 nayo iri ku rwego rw'isi, kugira ngo dukomeze twakire ba mukerarugendo batandukanye. Ibi byose ariko byongera ubwiza, byongera amahirwe, byongera ubukungu abaturage bacu bavana mu bikorwa by'iterambere bakora umunsi ku munsi. Nyakubahwa gavana, nkaba nagira ngo mbahe iyo shusho, hanyuma mbahe umwanya. Ibyo ntavuze ni byinshi murabizi, nabyo tukomeze tubitangariza abanyarwanda, hanyuma turaza gukomereza ku bibazo by'abafatanyabikorwa turi kumwe nabo uyu munsi, bigamije kurushaho gusobanura Rubavu nziza. Murakoze cyane. Murakoze kwa meya.
ndagira ngo nshime cyane uyu mwanya tubonyeho kugaragaza ibyiza ku bukerarugendo biri muri aka karere. Maze nshime cyane ababigizemo uruhare batumye iki gikorwa kibaho, ari Cordal nk'uko mwabivuze, ari ahangaha turi Sagabe, ndetse n'abanyamakuru. Ndashimire cyane by'ukuri. Byiza biri mu ntara yacu ni byinshi cyane, cyane cyane ku bukerarugendo. Nta muntu utazi ko intara y'Iburengerazuba ari intara y'ubukerarugendo. Twakunze gutinda kubyaza umusaruro amahirwe arimo, ni menshi cyane. Ari hano muri Rubavu tangiriye, ari Karongi, ari gukomeza ukagera za Rutsiro, hari byinshi, Rusizi, Nyamasheke. Dufite ibyiza byinshi by'ubukerarugendo kandi bishobora gukurura abantu. Icyo tuba twifuza ni uko abantu bagira ubushake bwo kubivumbura, kuko hari byinshi tutari twanabona bigenda bivuka uko abantu bagize ubushake bwo kubivumbura bakabishyira ahagaragara. Tuba rero nk'ubuyobozi dukwiye kujya dushishikariza partners bakadufasha ari ukuvumbura ibyo ngibyo byo byiza tuvuga, ariko no gushobora kubidevelopa, kuko ubuyobozi twenyine ntekereza ko byatugora kubidevelopa. Dushobora kugira ubwo bushake, ariko rimwe na rimwe ubushobozi bukaba limite. Ariko iyo dukuruye abafatanyabikorwa, tugakurura abahanga, byinshi turabibona. Hari byinshi tugeraho tutanakekaga ko bishobora gukurura ba mukerarugendo tubifite, ariko tutazi uburyo bwo kubibyaza umusaruro cyangwa se no gutuma bimenamenyekana. Intara yacu rero ngira ngo mu byo twifuza ari muri zo za strategic plan twavugaga mu byerekezo bitandukanye, buri gihe tuba tuvuga ngo ubukerarugendo mu ntara y'Iburengerazuba, kandi tuzakomeza. Ikindi kiba gisigaye kandi gikomeye ni ukubimenyekanisha. Ibyo dufite birazwi, si ibyo dufite. Umuntu ashobora guturuka i Burayi akifuza ahantu atemberera mu mazi hatuje, kwicara hatuje ntahabone, cyangwa se akazabibona yageze ino cyangwa se yanasubiyeyo. Ugasanga arimo arakubwira ngo kumbe hari ahantu hameze kuriya mutambwiye. Abanyamakuru ni abantu bakomeye cyane. Abanyamakuru icyo tubasaba ni ugushyira ku mugaragaro ibyo ngibyo byose abantu baba batazi. By'umwihariko nk'uyu munsi, Rwanda nziza ikwiye Rubavu nziza. Rubavu nziza, Rwanda nziza, buriya turavuga Rubavu nziza, ariko turifuza ko uwo ari we wese, aho ari hose, yaba umunyamahanga, duhereye no ku banyarwanda bacu, Rubavu nziza tubyarira umusaruro. Tumaze kubona ibyinshi tumaze kugeraho kubera Visit Rwanda. Turifuza ko Rubavu nziza nayo itubyarira umusaruro nk'uwo Visit Rwanda imaze kutubyarira. Kandi ntabwo ari Visi Meya uzabikora, ntabwo ari Gavana uzabikora, ntabwo ari Minisitiri runaka. Mufite uruhare runini cyane n'abanyamakuru kugira ngo ibi ngibi dutangije nonaha uwo ari wese ejo tuzabyumve hirya no hino baduhamagara batubaza ngo Rubavu nziza ije ite, igamije iki, ariko nibura bayimenye. Rero ngo nta byinshi ndi buvuge, turifuza ko tangiriye Rubavu, tubona Karongi nziza, tubona Rutsiro nziza, tubona Rusizi nziza,
bikaza bikaba west nziza, nizo ntego. West nziza kuri abantu uje wese mu cyarugendo akumva ko adashobora gusubirayo atageze muri west. Nicyo ngicyo duharanira, kandi nicyo ngicyo mbasaba nk'abanyamu, kandi murabishobora. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ngira ngo ikibazo cya ibyo byose ukurikije ibibazo nyakubahwa gavana biri kubazwa, murabona ko beach ni ubuzima, beach ni nziza, beach ni rubavu nziza. Ibintu byose birazingira ku musenyi uri ku kiyaga cya Kivu. Twabamara impungenge. Ngira ngo uyu munsi ubuyobozi, icyerekezo cy'igihugu nuko umuturage ari ku isonga. Ibyo dukora byose ni ukugira ngo umuturage abone serivisi nziza, ni ukugira ngo umuturage akomeze atere imbere, yishimire igihugu cye, kandi igihugu kirangwa n'ibyiza, yishimira ibyiza igihugu gitunze. Kuri ubu ngubu rero ngira ngo icyerekezo gihari aho tugana nuko ibikorwa byo kugera ku mucanga, kugera mu mazi bizaba ari iby'Abanyarwanda nk'uko bisanzwe. Ikizahinduka ni nitubona ihoteli nziza ikorera mu mazi ariko ishamikiye kuri iyo beach, nituhabona restaurant nziza ishobora no kuba iri mu mazi, nituhashyira za serivisi z'ubwiherero murazizi zikunda kugenerwa. Nuhagera murabizi ko abantu bazaga bakoga gusa, bakagenda ku mucanga, bakicara, bakaruhuka, ariko ushobora gukenera nk'amafunguro, ugakenera icyo kwiyakiriza no kwakira abawe, ntubashe kugenza ute kukibona. Ubu rero ibyo ngibyo, izo ni serivisi ziyongeramo. Mu by'ukuri ni uguteza imbere serivisi zitangirwa kuri beach, no kuhakorera isuku, no kuhashyira ibyo twese twifuza iyo tuhageze. Izo serivisi z'inyongera rero ntekereza ko n'ubundi zije zitari zihari, zo zizagira ikiguzi, ari nacyo kigomba kurushaho kudufasha kubungabunga ubwiza bwaho ndetse no gusigasira umutekano waho. Cya kibazo cya telefone mwajyaga mwumva umuntu ari koga imyenda akabura aho ayishyira, ibyo ni ibisubizo bigiye kuboneka. Noneho hakazaba n'imikino rero ikorerwa mu mazi. Murabizi neza ko hari abana, mwavuze ko hari abantu baturuka i Kigali ariko banatinya, cyangwa se hanze y'igihugu batinya amazi magari, bamenyereye pisine, bamenyereye imikino y'abana hariya ntayihari. Ibyo rero byose ni package irimo serivisi iz'abakuze, iz'abato, iz'abafite ubumuga, izo uwo ari wese ashobora kwifuza. Bityo noneho beach ikaba nayo nk'undi ruganda rwa serivisi. Ibyo rero ntekereza ko byumvikana ku bijyanye n'ikibazo mwari mubajije. Ku rusaku, ku bijyanye n'urusaku, urusaku rushobora kubaho, ariko ngira ngo twibuke ko dufite nanone na tekinoloji, turakoresha ikoranabuhanga. Abantu barubaka, bakubaka mu buryo urusaku rutinjira mu byumba. Ibyo murabizi ko aho twubaka ariko tubigenza. Murabizi ko abantu iriya beach hakushingiwe ku nyigo, ntabwo ahantu hose abantu bazajya bahakorera ibitaramo. Hari aho bizaba biri n'aho hazajya hatangirwa izindi serivisi zisa naho twakwita ko ari serivisi zituje. Ikindi, umucanga uravuga ko uri ku gice cy'umwuka kivuga cyegera Serena, ariko mu bikorwa bizakorwa harimo no kongera ubuso buriho umucanga. Ni ukuvuga ugana kwa nyanja hose hazatunganywa, hashobora kuba umucanga, ku buryo umucanga tubona iruhande rwa Serena dushobora no kuwubona munsi ya Gorilla, dushobora kubona hafi yo kwa nyanja, kugira ngo twese turahazi. So ntekereza ko mu by'ukuri kwagura beach, kwagura ahari umucanga nabyo
ni zimwe muri serivisi, kuko usibye beach karemano ariko dushobora no kongera ibindi bice biriho beach. Ntekereza ko master plan yayo uko iteye irasobanutse, izo nshingano zo ibyo bisubizo byose birimo. Hanyuma ku kibazo cya cyane nabajije imisozi, yego imisozi kuyigeraho n'ubundi ni kimwe, ngira ngo hose icyerekezo nyakubahwa dufite nuko serivisi zisanzwe zihari. Niba ari ukujya mu musozi gusura umusozi wa Muhungwe, gusura ishyamba rya Gishwati, gusura inzuri za Gishwati, kugenda kuri uyu musozi wa Rubavu, nta kiguzi twifuza ko abaturage bacu bakwishyura, ariko turifuza ahubwo kuhashyira serivisi zishyurwa. Ni ukuvuga ngo niba hejuru uri ku musozi wa Rubavu witegeye ibirunga, witegeye umujyi wa Rubavu, ikiyaga cya Kivu, umujyi wa Goma, birashoboka ko wageraho ukifuza amazi. Amazi rero umuntu uhakorera akwiriye kuba afite amazi aguha, afite icyo kunywa cyoroheje, afite icyo wakwifuza cyose mu bijyanye n'ibituma umuntu arushaho kugira imbaraga cyangwa se akabona n'amafunguro ariyo. Ntekereza rero ko mu by'ukuri icyerekezo ni uko za serivisi z'ibanze twakwita zisanzwe, kugera ahantu, kureba, gufotora, ibyo bishobora mu by'ukuri turifuza ko abaturage bacu bakomeza kubihabwa, ariko bakwifuza serivisi z'inyongera zo hakagira ikiguzi gitanga. Ni muri uwo murongo rero ngira ngo bizakorwamo, ariko tunizeza ko ntawe uzahaburira serivisi n'abazafuza kuhagana bose. ngira ngo icyo nishimiye ni izo mpungenge abanyamakuru bafite, kandi mu mitekerereze yanjye ari izo mpungenge n'abaturage bafite. Igisubizo ni ikihe? Igisubizo ni uko umuntu ugiye kudukora beach, uko ntekereza ntabwo ari ubwa mbere agiye gukora beach, ni umuntu ubimenyereye. Ntabwo beach ya Rubavu ariyo ya mbere igiye gukorwa ku isi. Uwo muntu azatwereka uko azabikora. Kuri beach nyinshi haba hari za hoteli, abari muri hoteli ntabwo bifuza urusaku. Ni ukuvuga ngo nawe ibyo ngibyo azaba yabitweretse uko bikorwa. Beach hari ahantu hanini, umucanga arabivuze. Umucanga ushobora kuwushyira naho utari ukawuzana ukawuhashyira, sibyo? Ntekereza ko icy'ingenzi ni uko kuba byaratinze gukorwa. Impungenge mufite muravuga muti wenda uyu muntu ushobora kuza gukora beach, public beach yacu ashobora kuza ari nk'aba bandi b'abasharirata, ashobora kuza akatupfunyikira amazi nk'uko wenda byagiye. Hatinze kugira ngo nibura tubone umuntu dukora beach ya yindi beach icyitegererezo. Izo mpungenge rero ntekereza kuba habasakuza abantu dukoze beach n'ubundi ntidutume abanyarwanda bacu, abanyagisenyi, abava i Kigali bayijyamo, ntacyo yabimaze, kuko turashaka kubakurura, sibyo? Dushyizeho igiciro gihenze cyo kugira ngo bayigereho, ntekereza ko ntacyo twaba twayikoreye. Ariko serivisi zirimo, aje akabasha kubona serivisi yifuza akayishyura, none ibyo yishyuye akaba aribyo bituma niyo beach itunganywa neza. Numva nta mpungenge dukwiye kugira. Icy'ingenzi ni uko twemera ko umuntu ugiye dukora beach ntabwo ari wa wundi ugiye kubyigiraho, ntabwo ari umuntu ugiye kubyiga, ni umuntu usanzwe ubikora ubimenyereye, kandi tuzabanza kureba ngo ibyo ugiye kudukora ni ibiki, none tukabihuza n'ibyo byifuzo muri kuduhereza. Murakoze nyakubahwa gavana kuri uyu murongo mutanze. Kumva hari ikintu cyifuzo. Murakoze cyane nyakubahwa gavana, Akarere ka Rubavu n'abafatanyabikorwa bako. Nitwa Emmanuel Bizimana, nkorera radiyo na televiziyo byitwa Isango Star. By'umwihariko turanashimira iki gikorwa cyiza cya Rubavu nziza mwashyize ahagaragara. Reka nyakubahwa gavana nk'uko baza cyane bikomozaho, mwifuje ko muhereye kuri iki gikorwa cya Rubavu nziza icyerekezo ari uko intara y'Uburengerazuba yose yaba intara ishingiye ku bukerarugendo ndetse
ikaba intara ifite ibyiza byinshi mu gihugu abantu baza baje kureba, gutyo bikanahindura n'igihugu cy'u Rwanda ubwiza kiriho uyu munsi. Aya mazi adukabakaba mu birenge by'umwihariko ni amazi akurura abatari bake muri iki gihugu baje kuyareba, ariko aya mazi nitwireba neza turasanga atari ay'u Rwanda yonyine, ni amazi ahurirwaho n'igihugu cy'abaturanyi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntako u Rwanda rutagira ngo rubungabunga aya mazi bakumira imyanda ibirimo muri gahunda yo kubungabunga ibidukikije, ariko twanakwibaza kuko hari ujya ubona hari imyanda yavuye nko hakurya ikaza hakuno ukabona nk'inyamaswa zapfuye. Hari gahunda yo kuganiriza n'abaturanyi kugira ngo isuku y'amazi agendererwa n'abatari bake hano mu Rwanda bajye basanga ari urubogobogo cyangwa ameze neza nk'uko tubyifuza. Haba hari konegisiyo ibaho hagati yacu n'abaturanyi cyangwa mukaba mubiteganya. Icyo ni kimwe. Ikindi nshaka gusorezaho, mwenyemerere nyibabaze nyakubahwa meya w'akarere ka Rubavu w'agateganyo, mwakomwe mu kanya gatoya mu byo mwavuze ko aya mazi y'amashyuza n'ubundi asanzwe akurura ba mukerarugendo, hari n'abo yatangiye kuvura indwara batakaza rubagimpande n'izindi bagasubirayo, hari uko bumva umubiri wakiranutse. Nibajije ese haba hari urwego rwabyemeje kugira ngo tutaravuga ibintu mu mwuka, cyangwa se wamugana akaba ari n'ibintu byiza tukabyihererana umuti hakagira abantu batamenya ko hari muri aka karere ka Rubavu? Murakoze. Murakoze nyakubahwa gavana. Nitwa Jean Claude, nkorera ikinyamakuru Mpamvu rwa Gasabo. Turabashimiye mbere na mbere kuba mwateguye iyi event ya Rubavu nziza, ni ikintu cyiza cyane. Ibyinshi rero nagomba kubaza bagenzi banjye bagiye babigarukaho cyane, ariko icyo nibaza, mwatubwiye ibintu byinshi bitandukanye, harimo kuba ubukerarugendo cyangwa se Rubavu mushaka ko igira indi sura ku ruhando mpuzamahanga. Ikibazo ndi kwibaza ni gute mworohereza ishoramari rishora hano mu karere ka Rubavu. Mwatubwiye Muhungwe, nayo ndabizi neza ko itamaze imyaka myinshi isurwa, ngira ngo ni beyond the borders yifite. Ese indi misozi yo nta kuntu mwakomeza kureshya abandi bashoramari kugira ngo nabo baze bayifate, ku buryo umuntu wasuye Rubavu ntazajya aza ngo agarukire hano ku mazi gusa atahe. Noneho mu bijyanye n'ibikorwa remezo, nyakubahwa meya yatubwiye ko bafite imishinga myinshi imbere yo kubaka izu, ariko iyo nzu ntabwo batubwiye ikizakorerwamo. Yatubwiye ko izajya yakira abantu 500. Ikindi kibazo mfite, na Rubavu ni akarere keza gakunda gusurwa, ariko se nta muntu wazakiriya nk'akantu kitwa scenic walk round Lake Kivu, nk'uko tuzi ko hari nk'abashyitsi bashobora gusura ibirunga ariko bagaca ku ruhande benjoyinga. Na hano Rubavu yenda hakazabaho uwo muntu wo gufata hano abashyitsi bakajya baza bagatembera bagasura ku ruhande batagiye mu mazi. Ikindi muze kutubwira imishinga mufite imbere ijyanye no guteza imbere cultural tourism hano mu karere ka Rubavu. Murakoze cyane. Ikibazo cy'amazi, amazi dukunda kubona akurura abantu benshi cyane, kandi koko nibyo, ariko akunda kwanduzwa n'imyanda rimwe na rimwe tudafiteho control tugereranyije n'aho ava. Ngira ngo icyo twavuga mbere na mbere ni uko twe tuzakora uko dushoboye kugira ngo dusukure amazi yacu. Imyanda tuzabona, guhora turinze, guhora tureba ese aya mazi yacu twayasukura dute. Kugira iyo gahunda yo kuganira n'abaturanyi, ngira ngo mu buryo busanzwe umuturanyi udashaka kwitwara mu buryo runaka, udashaka kugenda mu nzira yawe, uretse kumwigisha, kumubwira ibyiza bihari, byiza bituma kugira ngo amazi abe meza, dore tugomba gukora iki. Ariko iyo atakumva
nta kindi wabikoraho. Icyo ukora rero wowe usigara urenze ahawe, ngira ngo bihari ni ugukora ku buryo dushoboye, ku buryo amazi yacu nibura imyanda tuyikumira cyangwa se igaragaye tukagerageza ku buryo tuyikuramo. Ngira ngo mwarabibonye uburyo bwo gutembera mu mazi abantu bakuramo imyanda irimo, abariya bayishyiramo. Ngira ngo igihe kizagera habeho uburyo bwo gukorana kugira ngo ayo mazi yacu nyine dusangiye ko turayasangiye, twahimuka nabo ntibazahimuka. Hasigara kureba ngo reka twebwe turinde iwacu, hanyuma dusigare tubinginga dukora ku buryo nyine nabo bumva akamaro k'ayo mazi. Icyo dushaka muri gahunda ya Rubavu Nziza ni uko dukora icyo ari cyo cyose cyashoboka. Ngira ngo babivuze uvuga ngo twifuza ko Rubavu ko intara yose yagira ibyiza turabifite, igisigaye ni uko kubibyaza umusaruro. Gahunda ni uko twifuza ko umuntu wese uje mu Rwanda, mukerarugendo wese uje mu Rwanda, yumva ko atataha atageze i Rubavu, atataha atageze iburengerazuba. Niyo gahunda. Icyatuma rero ibyo ngibyo biba cyose, nicyo abantu bagomba gukora, nicyo bagomba guharanira, aribyo byatangiye ubu ngubu. Uvuye wava he, wava muri Amerika, wava ukumva ko utagenda utageze iburengerazuba, utageze i Rubavu. Iyo niyo gahunda ihari, kugira ngo tubigereho rero ni uko tugomba kubiharanira nyine, aribyo twatangiye. Murakoze cyane. Ku kibazo cy'amashyuza, kumenya niba tutabivuga yenda atari byo, cyangwa kumenya niba tubivuga ari byo nyamara abantu ntibabone icyizere gituruka kuri resulta z'ubushakashatsi. Nagira ngo iki ni ikibazo cyiza, ariko ngusubize ngira nti twatangiye urugendo rw'igenamigambi n'ibikorwa bitandukanye. Ni ukuvuga ngo dutangiye Rubavu Nziza. Rubavu Nziza rero nk'uko Sam igeze kubivuga, hariya ku Mashyuza hateganyijwe ihoteli y'inyenyeri 5. Muri serivisi izatanga harimo no gutunganya amashyuza. Ni ukuvuga ngo amashyuza nayo azubakirwa icyo twakwita nka piscine naturelle y'amazi y'amashyuza, aho abantu bazajya bahererwa izo serivisi. N'igenamigambi n'ibikorwa by'imyaka 5 bigomba kuba byagizwe. Mu byo wavuze rero nabyo tuzabisubiza, tuzabyitaho. Ni ikibazo ariko gihinduka igitekerezo kikajya mu igenamigambi ry'uko tuzakora ubushakashatsi, amazi agapimwa muri laboratoire. Abagiyemo uyu munsi ntidukomeze gushingira cyane ku buhamya. Ubuhamya bavuga bati nagiyeyo ntabasha guhina akaguru, nagiyeyo umutwe warananiye abaganga basanzwe, ariko kubera icyumweru namazemo, kubera iminsi ukwezi namaze nsura njya gukorera siporo mu Mashyuza, ndi muzima. Ngira ngo kugeza uyu munsi turacyagendera ku buhamya, kandi ntibeshye nawe wagiyeyo, kandi ugiyeyo wavanyeyo wumvise impinduka zakubayeho nziza. Ntekereza rero ko nyakubahwa gavana ni uko nguko dukwiriye kuba tubyumva. Rubavu Nziza it's a journey, ni urugendo rutangiye uyu munsi, ejo bundi ibyo bikorwa byose bizagenda bikorwa nk'uko biri muri gahunda y'ibikorwa. Ku bindi bikorwa wavugaga Muhungu hariyo Beyond Gorillas expectations, dufiteyo umufatanyabikorwa umaze hafi umwaka akora. Ngira ngo nshishikarize namwe kuzamusura mumushyigikire, kuko ibikorwa biragenda neza. Bashimira ko mbere dutangira twajyanyeyo, hatangiye gusurwa, harakora neza. Dufite inzuri za Gishwati, murabizi ko dufiteyo umufatanyabikorwa nawe Ngabo dushima cyane, ndetse n'inama y'abaminisitiri ikaba yaramwongereye igihe cy'amasezerano n'aho agomba gukorera. Mu by'ukuri serivisi zikaba zararushijeho kwiyongera, ziva mu karere zijya ku ruhando mpuzamahanga. N'ahandi rero twavuze ku musozi wa Nengo, vuba aha tugiye gutangira kubaka mu gihe cy'amezi 2, turaba turangije inzira zigana ku gasongero k'umusozi wa Nengo.
ngira ngo murabizi ko kugeza uyu munsi aha ngaha turi buri wese ntabwo ashobora kugera ku gasongero k'umusozi wa Nengo, ariko tugiye kubibashoboza mu mezi 2 mu kwezi kwa itariki ya mbere z'ukwa gatatu tuzaba dushobora kuhajya imyaka iyo ari yo yose waba ufite. Dushimira cyane GIZ yaduteye inkunga, dushimira n'umufatanyabikorwa Karim ugiye gutangira gushyira mu bikorwa uwo mushinga. Mu gihe cy'amezi 2 ari aha ngaha, kwa mbere no kwa kabiri agomba kuba yarangije umwaka utaha. Hanyuma nyuma yo gushyiraho izo nzira, birumvikana ko tuzaba twabonye n'utangira kuhatangira serivisi. Tukaba tugiye gutangira kureba uburyo n'umusozi wa Rubavu nawo abantu bawutembera kuva aho utangirira kugera aho urangirira, bityo abantu bakabasha kwishimira ubwiza bw'umujyi wa Rubavu, ubwiza bw'ikiyaga cya Kivu nk'uko nabivuze, bakabasha kureba ibirunga bya Nyamuragira, Karisimbi, Nyiragongo. Abantu iyo bari hariya ku musozi Nyiragongo na Nyamuragira murabireba uburyo mu by'ukuri bigaragaza icyo nakwita ubwiza cyangwa se n'amayobera y'irema, niba ariko twabivuga, uburyo ikirere, uburyo isi ifite umutungo udasanzwe Imana yahaye abatuye isi. Mwumva rero mu by'ukuri ikindi ku bikorwa remezo bavugaga bijyanye n'ibikikiye ikiyaga cya Kivu, nibyo ntabwo turabigeraho uko tubyifuza, ariko byibuze kuva mu karere ka Rubavu dufite imihanda cyangwa se ibikorwa bigiye bikikiza ikiyaga cya Kivu. Turimo dutekereza kureba uburyo bishobora no guharirwa amaguru, ba mukerarugendo bakoresha bagenda ku maguru n'amagare cyangwa se n'ibinyabiziga bitari imodoka, kugira ngo haba ari ukubungabunga ibidukikije, haba ari umwuka mwiza waho ubungabungwe, abantu bakomeze bishimire ubwiza bw'akarere, imodoka zihabwe indi mihanda yabigenewe iri kure y'amazi. Kandi ngira ngo ibyo ngibyo ubwo bukangurambaga nihagera tububasaba tuzabukora dufatanye, kugira ngo yaba ari ya night run, yaba ari night walk, yaba ari amarushanwa ku maguru, yaba ari ukugenda twirukanka semi marato babigize umwuga, yaba ari amasiganwa ku magare twifuza kongera muri uyu mujyi, byose bizakorerwa ahantu hari umutekano, kandi ahantu umuntu akora siporo imwe ariko akabona ibyiza bitatse u Rwanda birenze kimwe. Murakoze cyane. Gera saa 3 polisi ikabiraje ikabitwaye ibikoresho byabo. Turababaza gahunda mufite yo kugira ngo muborohereze, cyane ko ubukerarugendo ntabwo buzashingira no ku mucanga gusa, harimo no gukorana n'abo bantu bose bakora serivisi zituma abantu bishimira hano i Rubavu. Icyo muzakigenzura muragisesengura. Ikindi nari mfite, ubukerarugendo turi kubwamamaza, kandi product ntabwo ihenda kurusha marketing. Marketing nicyo kintu gihenda iyo ufite product. Hari abahanzi cyangwa urubyiruko rwo muri Rubavu ruvuga yuko rukora ibikorwa byo kumenyekanisha Rubavu, ariko support ikaba nkeya, kandi nubwo imbaraga ari iz'abanyamakuru bari hano, abahanzi umuhanzi yaririmbye akavuga ngo Rubavu nziza igera ku bantu barenga miliyari. Ndifuza kumenya ingamba mufite mu komeza gufasha abantu nk'abo ngabo. Murakoze. Murakoze. Nitwa Dukuzimana Ignace, ndi umunyamakuru ku kinyamakuru Mirasire TV akadomo.com, nkaba n'umuyobozi wacyo. Turi gutangira, mwatubwiye ko ari twe dufite uruhare runini mu kwamamaza Rubavu nziza, ariko nanone tutabiciye ku ruhande ibyo ntabwo bihagije, ari nayo mpamvu ngiye kubaza iki kibazo. Ese Rubavu nziza iri gutegurwa, niba atari ibanga, mwigeze muteganya igihe runaka kizagera ku buryo umuturage uri Rusizi umuntu azamubwira ati Rubavu nziza, akavuga ati iyo ni inkuru ishaje? Murakoze. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndashimira abayobozi bari hano n'abanyamakuru bagenzi banjye. Nitwa Alex Morgan, nkorera ikigo Isano Radio FM. Ngiye ikibazo mbaza ari discours twahawe na Mayor na Governor n'abanyamakuru bagenzi banjye.
bagiye bagaruka ku byiza byo kuba tugiye kugira Rubavu nziza. Ibyo nabishimye kandi ni byiza cyane, ariko hari akabazo kajya gakunda kubaho muri bino bintu byo gukora ibijyanye n'ubukerarugendo, ugasanga ndagaruka kuri beach. Bavuze ko hari rwiyemezamirimo ugiye kuyifata, ariko hari uburyo rwiyemezamirimo aza akaba icyo bita talent and skills importation. Abantu bari bubikoremo ibyo bintu bakabakura ahandi. Hari the other guys from that place who paid much attention to know what is. Hari nk'urugero ndifashisha urugero typique nko kuri Ndaba kujya muhabona abantu hagarara ngo 10 100 nkubwira ibi nibi, buri wakize business kazana abandi bari abana barabakumira bakabirukana bakazana ngo abandi bantu ngo babivuga mu ndimi ngo babyigiye. Ndashaka kubaza meya na governor n'abandi bayobozi bari hano, what do you think for those guys? Icyo ni icyambere, nimba mwabicrosinga muri contract no mushoramari to think for them before bring the other people from away. Thank you very much. Murakoze cyane, ngira ngo nahera kuri iki kibazo cya nyuma ari cyiza cyane. Ubundi ibyo dukora byose nk'uko natangiye mbivuga, turabikorera mu guhanga imirimo tukayihangira abanyarwanda. Nakumara impungenge rero, ntekereza ko mu masezerano asinywa, ni byiza ko tugize n'iki kiganiro mbere y'uko asinywa, tuzemera ko hajyamo ubumenyi budasanzwe buzazanwa n'abanyamahanga, naho ubusanzwe bukazakorwa n'abanyarwanda. Icyo ndumva ari igitekerezo cyiza, kandi rwose yewe n'abo turi kumwe twese tuzagerageza kukizirikana. Ni nako bikwiriye kuba bikorwa ku mishinga bundi myinshi yose. Iyo dukorera mu karere kacu, dukwiriye kuba twibuka ko igamije guhanga imirimo, igamije kongera ubukungu n'ubushobozi bw'abana b'igihugu. Hanyuma aho tudafite ubumenyi, aho dukeneye imbaraga zivuye ahandi, akaba ariho honyine dufungura. Naguha ingero nk'amashyuza mu gucukura gaz methane, hari ibyo tutari dufite ubumenyi, byasabwe ko abanyamahanga bizamo. Hanyuma ku kibazo kijyanye no gufasha yaba ari abanyamakuru, njye navuga nabo bura nicyo numvisemo, guhorana nabo, kuganira nabo no kubashoboza gukora inkuru zituma Rubavu nziza ihora iri arapaje alayini. Ni ukuvuga ngo Rubavu nziza dushatse n'ejo yaba amateka nk'uko wabivuze, sibyo? Yaba inkuru ishaje, ariko ikizagira Rubavu nziza, icyo nakwita sujet d'actualité, igihe cyose umuntu wese abonye logo akumva Rubavu nziza, ni ibigezweho, ni udushya twahanzwe, ni ibikorwa byakozwe, ni ibituma abantu binjira muri wa mujyo wo guhora akarere kareshya ba mukerarugendo bakaza ari benshi, akarere gahora kakira abashyitsi benshi, akarere gahora mu by'ukuri gafite abakagenderera kandi barushaho kwishimira ibyiza gafite. Ku bijyanye n'icyumba twavuga cyakira abantu benshi, inama mpuzamahanga, uwakibajije icyo namubonyeho ni uko atazi ko icyo cyumba kiri hafi kurangira. Ni ukuvuga ngo ni umushinga watangiye umaze imyaka 2 waratangiye. Nabashishikariza no kuwusura tukawuvuga tuwuzi tuwerekana. Ni ikindi gikorwa remezo akarere kungutse kagiye gutangira kubyaza umusaruro, gategura inama mpuzamahanga. Ntabwo kiri kurekera ahangaha mu murenge wa Gisenyi, mu kagari ka Ntengo ugana kuri Grand Barriere. Ni inyubako nziza igezweho ijyanye n'igihe, ifite ibisabwa byose kugira ngo ibe ishobora kwakira inama mpuzamahanga. Ibyo rero bikavuga ko bigatanga amahirwe, haba ari abazayikoreramo, abazayikoramo, abazayigenderera, ndetse n'abazatangamo serivisi. Ndatekereza ko ubu ngubu iriya sare abazayikoreramo bazakenera amafunguro, bazakenera serivisi za transport z'ubwikorezi zitandukanye.
abahinzi bazagomba guhinga beze basarurire abashyitsi benshi tuzaba dufite bifite umusaruro uhambaye, ntekereza ko uzagera kuri benshi. Urubyiruko rero ruri murabizi ko dufite Ecole d'Art, kugira ngo rwose n'abantu badukoreye iyi logo bajye ejuru tubasuhuze, mubabone tubabereke. Ni uburyo bumwe mu kubafasha gutera imbere no kwiteza imbere, tukabereka ko no dufite kiranga Rubavu nziza, bari kumwe n'umuyobozi wabo. Bivuze rero ngo ni muri za gahunda zo gukomeza kubateza imbere, tuzabahereza space aho tuzajya hose mu rwego rwo kubafasha gutera imbere. Dufite Iron Man zikunda kuba bagakenera ibihangano, abo bose tuzabasaba kugerageza, n'abandi bigana nabo n'abataranga kugera gukomeza gutera imbere. N'abahanzi rero, abahanzi murabizi ko aka karere gafite urubyiruko rufite impano yo kuririmba. Ntekereza ko nta bitaramo wategura udashyizemo abahanzi, nta beach izabaho idakenera abahanzi. Abo bose rero tuzagerageza no gukoresha urubyiruko rwacu. Ni amahirwe amwe uhanga agahereza amahirwe abandi bantu benshi utatekerezaga bashamikiyeho. Ibyo byose dushobora no kubivuga ntibyumvikane neza uyu munsi, ntibigaragare, kuko ni ibikorwa bigari turimo dutekereza, turimo twatangiye gukora, ariko twese dufatanyije niyo ntego dufite, niyo ntumbero dufite. Ntekereza ko ibitekerezo byanyu nabyo bizakomeza kudufasha kurushaho kwagura intekerezo n'ibikorwa turimo dukora. Ntabwo dushaka rero ko biba iby'abayobozi gusa, ibitekerezo ngo bive muri bo gusa. Turashaka ko biba ibitekerezo by'abantu basangiye. Nta nubwo dushaka bwa bukerarugendo buza kwirukana abahasanzwe. Ibyo watubwiye nibyo cyane rwose. Ntabwo dushaka umushoramari uza cyangwa se umuntu uje gukora ikintu ngo aze yirukane babana izo talent zihari. Turashaka wa wundi uza kuzidevelopa akazizamura. Abo bana bavugaga bo ku Rutare Rwanda ba, niba tugize amahirwe tukagira umuntu ujya aba ari baheraho, kuko bazi amateka yo kurusha uwo ari we wese waza aje kubyiga bishyire mu mutwe we, ariko hari abana babizi uko babivuga. Nicyo ngicyo rero dushaka. Turashaka igikorwa twese tuzagiramo uruhare nk'abanyarubavu, nk'abantu bakorera Rubavu, nk'abantu batuye Rubavu.